cyose turi gukora ikinini no kuganira kugira ngo tube ku mukino twabasha kwitwara neza. Hanyuma urebye ko groupe imeze umutwanya avuga ngo muraganira kuri match abenshi bavuga bati equipe ya APR mu bikombe biheruka emira batsinda umutwanyo harimo intsinzi ku buryo benumureye ku munsi w'ejo ameze neza. Icyo twitegura intsinzi buriya nibyo hagira ikibani mu mashe kubona intsinzi byose bigenwa n'Uwiteka kubera ko niwe ugena, ariko twebwe numva ko tugomba kubasha gukora neza kugira ngo tubashe kuba twabona intsinzi. Hanyuma urebye karite y'abakinnyi ikipe ya Rayon Sports na karite ya APR bagereranya gute? Navuga ko kuri karite burya karite igerwa neza n'umutoza kuko niwe ubasha kuba uyirema, niwe ubasha kuba wayikora ibyo ibasha kuba yabura akaba yabasha kuba yabiha. Navuga ko umutoza kuva yaza urwego rwa Rayon Sports rwagiye rubasha kuba rwazamuka, hari ibintu byinshi turi kubasha kuimprovingaho gukora kugira turebe ko twabasha kwitwara neza cyangwa kubona intsinzi cyakurusha ko twabasha kugera imbere y'izabo. Kwizera muri shampiyona ibikombe bya shampiyona byaragiye gisigaye n'igikombe cy'amahoro mugomba guhatanira mu mitwe yanyu harimo iki ku mukino w'umunsi w'ejo mwiteguye kuba mwakukana igikombe cyane kujya gukiraga mu bisaza? Intego twe dufite intego ebyiri, dufite intego ndakeka yo ku munsi w'ejo niyo ntego nyamukuru kubera ko izadufasha kugira ngo tubashe kuba twasora ikipe ya Rayon Sports. Shampiyona dufite kurwanira umwanya wa kabiri kugira ngo tubashe kuba twabona ko twabasha gusora ikipe ya Rayon Sports. Intego ziracyahaye, nago intego zatuva mu mutwe dufite gahunda. Kuri match ya Gorilla nago wagaragaye kubera ikibazo wari ufite cy'idinyo ubu umeze neza kwizera ku munsi w'ejo ubu ngubu umeze neza nta kibazo ndashima Imana. Warakize? Meze neza kabisa. Hanyuma urebye izo ntego uvuze ebyiri Rayon Sports ifite bamwakiye hanga amahirwe ngari kiburyo mwazigeraho kwijana ahubwo gutwara igihe gikombe ndetse no kujya ku mwanya wa kabiri. Navuga ko ku 10 twafata nka 6 cyangwa 7 kubera ko twe dukeneye igikombe kuruta uko APR gikeneye kubera ko ni twebwe dufite ibyo dushaka ko twagenda cyeko APR hari ibyo yabashe kuba yagera ariko nako dufite dushaka kuba twageraho. Hanyuma ubushize bw'umukino heruka muri interview waratanze aravuga ngo abenshi ko abitekerezaga siko byagenze ikipe ya APR mwayirushije ati ndetse no ku mukino wanyu w'igikombe cy'amahoro urifuza kubona ibyo bintu barabivuze barayikuzaniye hagiye gukurikiraho ikiro no. Let's we see tomorrow ko bizagenda kandi ndumva ko ari ikintu nkeneye kubona cyane uyu munsi w'ejo. Abantu babone kwizera ku munsi w'ejo mu isura yo kwishimira igikombe. Of course uyu mwaka natwaye igikombe cya FIFA series ndakeka ko ngomba gutwara n'igindi cya kabiri nka Rayon Sports igikombe inshallah Imana nijye. Ase kwizera haraburi igihe gita kugira ngo amasezerano yabarangire mu kipe ya Rayon Sports imeze iki mwatangiye kuvugana cyangwa we n'ubundi wabase kwigendera? Uriya umukinnyi avuga ariko amasezerano abashije kuba yarangira ndacyafite amasezerano na Rayon Sports ntago ararangira mu minsi iri imbere ndi kubibara nkaho nyafite ubu ndacyari umukinnyi wa Rayon Sports bizaza bindi bizaza mu nyuma. Bisa warashimye muri Rayon Sports ni ikipe nawe waguma mu warashimye byose bimeze neza. Rayon Sports ni ikipe nziza ndakeka ko ushobora kuba nawe wifana ariko bihiding ukuntu ariko ni ikipe nziza buri wese yakwifuza kuba yakina. Twabonye uzamura urwego nyuma yaho politike zari nyinshi cyane kuzamura urwego rwawe ukavuga ugasubira no muri equipe nationale imbaraga washizemo zimeze gute iki cyagufashe kongera kugaruka kugasonga? Urumva ko mva gukina muri Saudi Arabia namaze umwanya nicaye kubera ko hari ibyo nari ndi gukemura ndashaka kuba nakora, niyo mpamvu nari nahaye umwanya kugira ngo mbe naruhuka nkore nizo gahunda zanjye ndi gushaka kuba nakemura gukora. Aho nabashije kuba nagaruka urumva nari maze hafi amezi 6 bisaba gukora gake kugira ngo ugaruke kuri ya level. Ndakeka ko ikibyinshi inyuma no kuba nakora nta kindi kibiri inyuma ndetse n'Imana. Hanyuma Kwizera Olivier abenshi mu bakunzi amakipe cyangwa se n'abanyamakuru cyangwa se n'abarebera umupira muri rusange yase reka tuvuge ngo nabakunzi ba ruhago akenshi bakubona mu kibuga ubasa nkaho ukora ibintu wenda ubikoroheye ariko biba byabagiye mu mutima ugasanga nyine bagize ubwoba. Ndavuga ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports hari nk'abantu ejo muri Nyamirambo baguhereje umupira uri imbere hagati y'abadefanseri babiri urawutanga urongera unasohoka ukora indi APR barongera baroguhereza sharongera ruguhereza abantu ku mutima wenze kubavamo. Bira bintu bisa nkaho bo bibakomereye mu mitima y'abantu bikorohera gute kugira ngo bira bintu nyine wowe bikore? Urukumva njyewe icyo mba nshaka si gukora ikibi, nifuza ko nakora icyiza buri gihe kugira ngo mfashe equipe. Njyewe uburyo nshobora kuba nabibara nk'umukinnyi wa 12 cyangwa uri extra kubafasha mu buryo bwo gutangira umupira muri build up. Niyo mpamvu usanga nshobora gukina passing cyangwa ibyo ugasanga tugeze imbere zamu biborohe ku buryo babashije gufungura. Hari ikintu abantu batajya babasha kumva bumva ko Olivier ngo ngumana umupira, ariko ngumana umupira kugira ngo wa muntu bafashe ave kundi mu kugira ngo abashe kuba yabona uburyo bwo kumusaba. Nago naho umuntu begeranye umupira. Niyo mpamvu abantu nyine misunderstanding icyo kintu batabasha kumva neza bakumva ko ngumana umupira ndawutindana cyane no kugira ngo mbashe kuba nakre nta bundi buryo
kiba kibiri inyuma, nta kindi kintu kiba kibiri inyuma. dusoza ubutumwa ku ba Rayon Sport ku bakunzi ba Rayon ku munsi w'ejo banabasezeranye igikombe. Navuze Imana nitanga ku munsi w'ejo, ndakeka ko ari umunsi wacu. Mwakoze cyane. Teguye mute match mufite ku munsi w'ejo n'ikipe ya APR nk'umwe mu bakapiteni b'ikipe? Navuga ko imyiteguro imeze neza, yaba ku ruhande rw'abakinnyi, staff, navuga ko buri kimwe cyose kimeze neza kugira ngo twegukane intsinzi. Hagati mu bakinnyi Angloupe muri kuganira iki? Nta kindi, icyo tuganira nuko tugomba gusova umwaka wacu w'imikino. Shampiyona ntibyagenze neza, ariko aho dusigariye natwe mu bitekerezo byacu n'ahandi ni igikombe cy'amahoro kandi tugomba kwegukana. Asundi muri shampiyona habuze iki kabanga nk'umuntu ugana Rayon Sport ku mwaka w'imikino watangira, habuze iki kugira ngo mu makipe abiri atwaye igikombe cya shampiyona nibe muri? Je ku giti cyanjye uko mbibona, navuga ko habuzemo concentration ku bakinnyi no kumenya agaciro ka shampiyona n'uburyo tugenda twitwara. Murabizi nk'umuntu watangiranye na equipe mazemo igihe hagiye habamo impinduka nyinshi, nazo navuga ko zaba impamvu yatumye tudatwara igikombe cya shampiyona. Kivuga ku mpinduka, guhinduranya abatoza inshuro nyinshi, iki bwacyo mwebwe nk'abakinnyi atari kimwe mu mpamvu zatumye mudatwara igikombe cya shampiyona? Naye yaba impamvu ya mbere, ariko yaba n'abakinnyi bagiye bahindagurika kenshi, si abatoza gusa. Ariko ibyo ntabwo ari kuri kote yacu, navuga ko nitwe batero nk'abakinnyi, navuga ko ritwe byaturutse, ariko nazo nizo mpinduka uko zigenda zihindagurika, hari ibyiza bizana n'ibibi bizana. Yego, ese kabanga uvuze ku by'impinduka z'abakinnyi, wongeye gusubirana umwanya ute ko Obederera gutwaye none wari wari kubanza bo muri kabiri ya Rayon Sport? Je ku giti cyanjye mbanje kwivugaho, nahuye na challenge nyinshi, wenda niko abantu batajya babasha kwimenya. Naje muri Rayon ndi nimero 2, ariko njya gushiduka ndi banyinisha muri axe. Rero nagombaga kwiyadabuta nk'uko si bwa mbere nari makinye, ariko naje hano ndi nka nimero 2, tunguranye Mborenga araza na Serumoga hari, biba ngombwa ko nyine umuntu nyine yadabuta ku mwanya bari bamushyizeho. Rero byaje kuba challenge kuri nge. Nyuma yaho nkomeza gukina muri axe, birandistabinga cyane kuko nyine uko ruhuru hindaguranye umwanya, ugira stability nyine biragorana. Niki kigufasha rero? Ukimfasha uva kuri kabiri ukashyira undi mukinnyi nyuma ukazongera ugasubirana umwanya, niki kigufasha? Ikintu cya mbere navuga kimfasha no kuguma muri positive mu bintu byose, yaba ibyiza ibibi, ugomba nyine uvuga ati ndakora. Ikindi cya kabiri kibimfashamo no gusenga ukavuga ati hari igihe baguhindura wenda utanabishaka, ariko ukagomeza uvuga ati ni akazi ngomba kubikora nk'akazi. Ikindi ugakunda akazi, navuga ko ari ibyo bimfashamo. Tugaruke kuri finali y'ejo, APR ntabwo mu maribasha muri ino minsi, ukareka no kuri ikipe Rayon Sport yazamutse, usibye City Boys yatsinze indi mikino yose muri Peace Cup, Rayon Sport agiye ikuramo, navuga ngo amakipe yamaze kunganya. Ku munsi w'ejo hagati y'imikino 90 cyangwa se na nyuma yaho, intsinzi iraboneka cyane. Nta kindi turi kuvuga, nta kindi turi gutekereza n'intsinzi. Kandi muri Peace Cup twanganya twagize ute, twarakomeje, niyo mpamvu turi kuri finali. Turi kuri finali kuko twagiye dutsinda tukirimina amakipe twari turi kumwe. Ntacyo kuvuga ngo APR wenda yagiye turusha mu match yashize, ariko iheruka ntabwo yadutsinze. Biragoye ko ngo badutsinda kuko ni finali tugiye gukina. Finali y'ejo mwe nk'abakinnyi none mumifata gute ku musaruro wanyu w'uno mwaka? Iramutse ibuze ntigende neza, cyaba ari igisobanuro cyayo cy'uno mwaka muyifata gute? Ubu ngubu navuga ko ari byaba bisobanuye igihombo cya byose nyine twatangiye nka sezo. Natwe turabizi yuko iki gikombe cya Peace Cup nicyo dusigariyeho, nicyo dufite mu bitekerezo. Shampiyona nibyo twaba ba kabiri, byo birashoboka, kandi n'ubundi turaba kabiri, ariko tudatwaye Peace Cup ntacyo nyine twavuga ko umwaka watubereye ubusa guturuka atuzede. Mugeze kuri finali nk'uko bageze yavuze mwatsinzemo, mu bireba mutakinyi beza, n'ikipe nziza, staff nziza, gutsinda mukabona victoire, ubona byaratirwaga n'iki kuburanye? Icyo navuga nk'umuntu wenda nabaye muri Rayon, n'ubundi nyirimo, ariko na mbere yaho ntabwo ariho narindi. Gukina muri Rayon bisaba nyine izindi mbaraga cyane, wenda nk'igikombe cyo gukuranwamo buri kipe yose bihumva ko yatwara finali, yagera kuri finali